sha divi nukuri nari gukumbuye wallahi nari gukumbuye umva uziko nanjye nari nkumbuye kuza kuri pano yawe pano se sha ko byabaye akasamutwe ahangaha ko ari iki n'iki n'ubireba abantu ngo babashaka amatiku gusa reka njye siko nta matiku mba mfite none ikibazo cyanjye njye mba nshaka amatiku n'amafaranga urumva baze bayaduhe nyine mva kera umuntu navuga nkuyeho ibigifuti byinshi ntajyaga mukora 10,000 oya narabirukanye bro ibigo byarazaga bigatanga amagift hano byarangiza bikazana akamenyero ushaka kumenyera kandi ntabwo ugiye ubugoro bw'amagift ntabwo ushaka kubumenyereraho ngo hanyuka ukagera ntabwo tugomba kubana twubahanye ko umuntu atanga amagift n'ibyo ntabwo umuntu gutanga amagift akaza gutuka abantu ntabwo bivamo ese aha niyo live nabonye batukaniraho ibitutsi ejo bundi bahanye ba nyina reka none mbwira akazi karaboneka karaboneka ntabwo wabonye ko nsigaye nanagenda se none se ugiye kuririmba none se ubyina muri ngenda byina ntabwo ndirimba uriye se biriya bintu birinjiza cyane rero bimeze neza sinari narabikubwiye umwaka ushize warabimbwiye umwaka ushize you told me warabimbwiye yampaye uyu ninde none hano hari ikiguri cyagiye kiranyiyitirira we ikiguri cyaragiye cyita ngo gifata n'ukuri kw'Imana nubwo nanjye atari izina ryanjye ariko nyine kirandaburitse none se nkubaze ubona uzaguramo akazu turishobora ko ntako mfite ndi kukubaza none zugura ndagusubije none sha abantu basuzugura kubyina sinzi impamvu aho ndi kugaruka nahuye n'umuntu mukuru ubwo twicaranye akagenda mwana n'isinde se divine mwana njyewe ko wari wagiye gukora ikintu bwako usanzwe uzi nkora iki atari ukubyina ntabwo ugase ngo kubyina ngo wakurira indege ukagenda ngo ukagaruka n'umuga we ubwo wowe byukora ko byakurira indege ukagenda ukaba wagaruka na nyine ntabwo abantu baba babyumva kuko nari umuturanyi ni ukuri mana yanjye ese wahamagaye turi uwo muturanyi mubabwiye ninde ninde wambwiye uwo muturanyi sheri murebe ninde harya ntabwo urizi iryo zina ahora yareze se oya ase dede ubusetsi dede ushobora kuba usambana ubana mu gipangu kimwe na Murego ubwo katiye hejuru yanjye Murego ninde jyahe arasetse Murego ninde Nagasirno niko yitwa bwabyihoreye umusenzi warubyina gutyo ngo urumva azarya azageraho alright ndababona rero nkabona ntacyo mumariye goro yanjye yambaye ubusa divine ntimwamurebye ngo mumukunde hanyuma sinjye wandebye urankunda nese godfa wampaye ifi kandi bakubwiye ifi kandi uyimenye ya nese ntabwo oya ifi barazimaga bya bindi kiba ari kinini wibagiye ko bakimaga no barakiguhaga hano hanyuma nuze kutakibyina byina urebe kwanga udakora ibitangaza we byina urebe ndinaniriwe
iminsi mu myitozo ejo bundi tuzabaha show muri Giant Park. urita duhereza iminota nka 30. Ubu ndi no mu buriri. Godfather naduhe gift natwe. urinde mumanura ishyano Ay, nada. barakumanura komeza usaye niko divi uraryamye Indi mu buriri nsigaye muri iyi minsi Badfa wa mupriyara. ndyama kare. ntabwo ari we sha ntabwo uriya mwana ndamukunda bantu banjye Brenda Love kanda kuri pivo nawe ahita uriya nkanda. mupuriya se ni uri hano ni puriya wanyawe Shangira ngo niba ko nabonaga atari scam ifite abaforo. karakana ndagakunda karaki ntabwo ari uyu nguyu apana uyu nguyu yikuzwe hari kapuriya ndagakunda divi muraziranye Njyewe ntabwo nziranye n'abantu benshi pe. Uwo mupuriya ni ubwa mbere mwumvise. wa mugore wa Zaba Uyamubona gutyo. Ariho. kagakobwa kakundaga na Zaba Mysticall umwe avuze ngo ku murongo uri minota utamurongo y'isaha ntibyavamo ntabwo bibonye mu kiganiro n'ikanga Ntabwo tuziranye. ugomba gushumika isaha no stop ndavuga turashobora Yampaye nka data. Saha yose. Turashize. isaha no stop Yego. Rwanda rurashoboye. Ubwo ari umushobora? Ubwo ari ubishobora? hano hanze hari abatipe abashomeri b'i Kigali bararongora mani no Abana barya ubunyobwa. umwana w'i Kigali anywa puturi akajya ku mukobwa noneho birongora nk'ibigande kimubamaraho nk'ikimata ntabwo abatipe b'i Kigali bari romantike ntiyamwisha Akuvaho wagagaye mu mata. Arangiza ngo wajya muri Love hari abasore bameze gutya. Urasetse. Marasetso. abatipe ngo bararakaye Awi. ariko ubuzima i Kigali buraryoshye rero tureka ibindi Intare zaguma muri park. Va ku ntare watanze n'indabo se. Intare zageze muri parike. Zageze muri parike. niko se divi Yo. wari uko amatiku wowe utajya umenya iyo bibera uba wibereye mu kazi ariko iyo ubyumvishe ubyumva ute Sha umva nanjye mba numbyumva nk'ukuntu abandi babyumva mba ndi mu kigare. Badumva bisekeye. Harayaye matiku usungu. Ntago komana. Erega muba mundenganye. Niri nk'ubu mu gitondo ndabyuka njya kubyina. Nzageze ejo nzageze nka 3:00 za nijoro. Ntahe naniwe noge niryamye. ibintu rero bimeze neza Ibintu birakomeye. uryohe n'uburyohe mu kuvuga ngo yari gasundi mu gitsina ahita yanga umugabo ariko yago kandi rero tubyima amatwi anyway none se ko nabonye umugabo wawe nawe yatangiye kuzana iti ku mugore wa ntuza ku mugore wa Debeli Naragenze ndabona. Ase uwo mugabo ninde? okay basi okay wari umukunzi wawe Ibi ngo byageze bite? Ngo ni umu ex wa Pamela da. ngo ni umu ex wa Pamela nawe yarabihurura ngo numvishe ngo hari akana ariko Kigali bakata Oya iriya interview ni ya kera. ngo numvishe hari akana kavuga ngo Oya iriya interview ni ya kera. Ariko hari iyindi ntuza yakoze ya vuba uriya mutipe avuga nyine ameze nk'ubyemeza tu. Oya none se sha mana yanjye. okay uretse gato ntabwo wakundanye n'umuntu atarakubwiye abo yakundanye nawe nibyo byaba byarabaye mu biganiro mwagiranye yakubwiye ko baziranye Urumva Pamela ntabwo ni umuntu w'umumama. Simbizi rwose navuga ku muntu w'umumama undi. oya ari ikintu ntabwo nakubwiye ngo ujye kuri Pamela turi kuvuga kuri Ntuza kuri uriya se? kuri kuba ngururiya Oya ntabyo yambwiye. ariko nyine baraziranye oya tujye kumenyana bisanzwe Uko mwabonye kuri aya mafoto nanjye niko nabibona.
kize ngo iki urifashe sheri ntago nifashe mbabwira ukuri urifashe bebe asigaye azi kuvuga ziga rega no kwigira ubune dishira komona oya rese ntabwo mbizi wenda ubusingizi namenye ngo barakundanye ntibakundanye ntacyo byaba bitwaye rega se kuyisaba uko bimeze maze ngiye ko nakundanye n'umukobwa kuko ngo yakorongowe n'umuhungu wa perezida ariko mwagiye mureka nta mwagiye ariko waba utera amashaba abakobwa bose muranye nabo barongorwa n'abakire Sande reka nze nkubwize ukuri aya mafaranga reka nze nkubwire uretse ko bashobora kureba aya ngaya uretse ko bashobora kuyongera nkayazamurisha revo siko bimeze ntabwo aya ngaya yatuma ntajya mu kazi nta nubwo nayaguramo nozi bayaguramo karibira kangahe ariko icyo ntazi kuvuga ni iki aya ni amafaranga menshi ku mwana uri mu Rwanda ni amafaranga menshi ku mwana ukiri muto ni kumwe why don't you create the ntabwo njyewe numva ko igeno ryanjye ni iryanjye sibyo ntabwo Sande azinjiramo tugomba gufunguka umutima umenetse n'umutima ukunda ntabwo njyewe ndakubwiza ukuri aya mafaranga n'amafaranga menshi ku mwana uri i Kigali uruko kunyumva yakoresha icyo bigusaba ni kimwe gusa ngo ngabo why don't you create the creating a content ugafungura live tukaza tukagusupportinga nkuko mujya muza hano ariko mukoresha social media mukuzubakisha ejo mukazikoresha zikabinjiriza turi kumwe muzikoreshe muzinjirize ndagutumiye uzaze kuri live yanjye nanjye nyimba monetize turi kumwe so ikintu rero mugomba kumenya abantu hano usanga bicaye hano tu stay here ni mwicare ariko ntekereza ko muhagurutse mugahaguruka ukicara ukafata umwanya ugafokasinga you can create a content hano hari content nimuza nguyu Sande ari hano nagiye nyura muri content nyinshi ariko nabuze n'umuntu numwe wafata muri content nagiye nyuramo hano abona narayitaye ngo agenda yifata ikaciri bangire kuzikora really hano hari content ushobora gufata gutya buriya ushobora kuzunguruka abantu muranga byakunanira ngende mura nk'umuntu uranga urabyagira umushomera nta kazi ufite baragwaye internet so dore nk'iki kigo rye ngo wayampa agahabwe kamwe ufite ibihumbi 11 by'abafollowers bigukurikira abantu ibihumbi 11 wabuze ikintu wabaha ku buryo kibashimisha bakagukurikira mu mutwa uri ikigoryi cyane you're so stupid niba ibihumbi 11 byagukurikiye nuko hari gift cyangwa akantu gatoya gatandukanye n'akabandi baje basanga harya bari mufate Godfa harya bari mufate nta bataragukunza ari bya bindi bajyamo nyine rero no ntago bishoboka so ntago ushobora gufata ngo bari mufata abantu bangana kuriya so haguruka niyo mufate nta kibazo fata abo bantu bashimute ishaka ikintu wifitemo genda ukore copy paste iyi si no gukopiya niyo mpamvu ubona demokarasi y'ibihugu n'ibindi nta kintu dufite kiro kitahozeho ani copy paste ugashyira ukakidevelopa ugakora ikintu kikakwinjiriza Pivo fungura mic niba ugihari muginga asinziriye nicyo cyaguhima rero mwebwe abantu muzanga urabona ngo ngwingomwe mujye muza tu gusa what you have to know cyeretse abantu abatupu gift nibo babiza amafaranga baspending let's support each other ariko nyine abantu banakanguke murashoboye ariko ubwo nyine ndumva nkanguyemo sindi businzira ntabwo ngukanguye se nubwo mbere kubwiye ibi bintu wowe so nyine ikintu kiriho ikintu cyo kibabaza nuko mutajya musupporting mujye musupporting between each other dushobora gusupportingana kuko iyo waje kunsupportinga hano uzarebe ndaguhereza urugero rw'uyu mukobwa nani iribagiza haje ubundi reba ukuntu yafunguye mwese muhurura mukajyayo njyewe umvugire let me tell you one thing sibyo content yanjye it is somehow different right abantu bakeneye kumva ibintu biremereye mu mutwe ni bake kandi nanjye bitaremereye ntabwo nzi kubikora I'm so boring so
live kugira ngo abantu bayizeho bayitindeho nuko baba bafite nyine kuvuga nawe ubwabaza ubyivugira ngo iyo nta saga iyo nta kantu kabaye uri bubahetemo ntago bazi kandi reba how big your name is. So iyo ugiye rero ugafungura ntubahe bya bindi bashaka kumva n'ubundi, you will stay with your 10 people niba benshi babe 15, ariko ibyo kuvuga ngo content iri seriye nta muntu uza ushaka nyine hahi. Okay, ngaho mujye mutwika, ariko noneho mureka mbisabire mukore kuri iyo goal. Nta kibazo, none se buri muntu akunda ibyo kurya ashaka. Nyamukunda uwo mwanda nta kibazo yabahereza ibyo bintu birabigora mukunda. Okay? Nyine that's my experience. Gusa ngiyewe mba numva ntabwo ari cyo mba numva nabaha gusa, mba numva ngomba kubabwira ati hano singu uyu mukobwa niba ari Linka, uyu ni Linka w'i Kigali, yaraje afata content ahita akasa mutwe. Ni wowe shiri afata content aragenda afata YouTube ahita akasa mutwe. Yeah, I'm happy ndamubwira ati courage, uzazuzana na promote. Oh, that's good. Sibyo anybody ngiyewe mba numva turamaze tugize societe cyangwa na community dukomokamo iri smart bashobora gukura bagahaguruka bagakora bakareka ubunebwe. You can make money on social media, abandi barayakora. Hiya muranga murasamye jyandene ngode fanda meze nabi wampaye amadolari 100, umuntu wo gusaba amadolari 50 bro wajya kureba ikikori gifite nko 50 bimukurikira. Oh my gosh, oh yeah, that's crazy. Umuntu ari aho ngaho why don't you wake up? Ariko ibi ngibi nkababizi kuva na kera. I have those people mu mujyi wa Kigali abatipe umutipe akarangiza kaminuza akarangiza imyaka 5-6 adafite akazi. Muhoza gumana muri RSS yawe nawe nsimbuke arakubeshya yashiremo ibyo biboro muri kuyashiramo baza wibyamamaza ahubwo batatwara abana b'abandi babatware cyangwa babyihorere. Ngewe biriya bintu ndakubwiza ukuri. Ngewe kuri ako kantu ko gusaba Godfather maze kugeraho experience nkeya kuva naza kuri social media, mbifata nk'indwara. Urumva ntabwo ari indwara mujye mwumva nabi ko nawe uri umukwa pese kudatanga ko nkuzi nawe ko nabagira ngo ufite inzoka mu uranzanye. Okay, anyway, that's fine. It's not fine. That's fine. Godfather nje nawe ubuse wowe nago wansaba, right? Nk'ubu muri amasaha tumazangana basigiye pano ubu ntimwamba n'umwanya nk'ikindero nkagiye 2 cyangwa 3. Godfather niba ugiye kuvuga ibya game ahubwo nawe ndavuga kudashima. Nshima iki kano gatima reba hejuru kuri pano kuri goal. Noneho reba urebe ko utari bumbone hejuru ku gatima kamwe wampaye manuka. Yo mu nkande ho kwanza mbere amasaha nifuza agaragaze yo gukora inkuru mugende mu nkande ho cyangwa mu byihorere. Abahungu banjye barahari mu nkande ho ibi bintu bintera gahinda amasaha. Aba diaspora nibo bazi icyo mbamariye. Aba diaspora nibo babizi.